Shalom shalom bakundwa, Yesu ashimwe. Tubashuje mwese aho muteraniye, aho mudukurikiye, aho muri. Ndashaka kuvuga muri kano kanya hejuru kubohoka. Umuntu ashaka kubohwa, kuba aboshye kandi akijijwe, asenga, ari umukristo mwiza, utanga ibya 10 mu nzu y'Imana, utanga amaturo, uririmba, ari umuhanuzi, ari umunyempano, ari umukozi w'Imana mu buryo butandukanye, ariko aboshye. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, gikomeye. Reka dusome ibyanditswe byera bizi kuduhereza umurongo. Turasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 11. Reka dusome umurongo wa 43. Amaze kuvuga ibyo arangura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. 44. Uwari upfuye arasohoka azingazingiye mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, ni mu muhambure mumureka agende. Ibanga riri ahangaha rero. Twese twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, nk'uko Paul abyandikiye Abaroma yabivuze. Aha rero Yesu amaze kuza, Imana itanze umwana wayo muri Yohana 16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bw'iteka. Icyo turacemekanya nkaho twese. Hanyuma Imana itanga Yesu, nta n'ikintu wakora ngo ubone agakiza. Byararangiye, ikiguzi Imana yaragitanze, yijishe umwana wayo w'ikinege. Ariko nyuma yaho ntago bihagije. Ntibisobanuye ngo kuko wakijijwe ngo warabohotse. Nari nzi ko nanjye ubwo nakijijwe byose mbyemerewe, ariko nza gusanga mfite ibinyoro, mfite imigozi, mfite ibintu, mfite n'ibindi. Nsenga buri dimashe, uri mu nzu y'Imana, wubahiriza amahame y'Uwiteka, byose biri ku murongo. Twebwe twagezeho n'umugisha ukomeye cyane, buriya twakijwe mu gihe cyiza, agakiza kari kagezweho, agakiza ari kazima, abantu batabeshya, badakora amanyanga, abantu bavuga ukuri kw'imitima yabo. Ngira ngo rero ubwo nanjye ngo naratungane, kumbe nanjye mfite ibintu, mfite imigozi, mfite kandi 90% ahashizeho umuntu haramuhambira. Ahashize, iyo ushoboye gusiga ahashize. Hanyuma rero uko tumaze kubisoma, urabona ko Yesu yahagaze ku gituro cya Lazaro, ibintu bitangaje. Ahamagara wari upfuye arazuka. Natwe nuko twakijijwe turazuka. Byahise birangira se arategeka. Nubwo yazutse yarahambira igitambaro mu maso, ubwenge buracyahambiriye, ibitekerezo birahambiriye, viziyo irahambiriye, nta terambere, ntashobora kureba kure, amaboko arahambiriye, nta kazi yabona. Nubwo yakwiga afite diplome, afite ariko nta kazi yabona. Nubwo yakora perimi ntiyabone akazi ko gutwara imodoka. Ahantu hose amaguru arahambiriye, ntashobora kuvoyaje, ari ahantu hamwe. Yavukiye aho, yiga aho ngaho, ashakira aho ngaho, azapfira aho ngaho. Iyo Yesu atagira ikintu akora. Hanyuma Yesu amaze kumuzura, nk'uko nawe wakijijwe pe, ndabikwembere ni byiza, atanga itegeko. Avuga iki? Mu muhambure mu izina rya Yesu abaguhambiye. Umuntu ahambirwa mu buryo nyine bwo navuze. Gukizwa ntibihagije ngo uvuge ngo warabohotse. Atanga itegeko ngo bamuhambure, bamureka agende. Abari bamuhambiriye, warakishijwe, wakiriye Yesu, ariko ufite abantu baguhambiriye, bahambiriye ubwenge, bahambiriye ibitekerezo, bahambiriye amashuri yawe, byose birahambiriye, kandi uri musenga. Ukeneye undi muzuko wa kabiri, cyangwa ukeneye irindi jambo nyuma yo gukizwa, nyuma yo kwakira Yesu, ukeneye irindi jambo. Maze atanga itegeko baramuhambura, baramureka agenda. Ngo nibamuhambure, bamureka agende. Nibaguhambure nawe. Ibintu bibiri nari mvuze, ushobora kuba warakijijwe ariko ukiboshye, utari wabohoka. Uboshye uri umukristo mwiza, imiryango yaribannye kuko warakijijwe, ariko ntugeze ushaka ibohoka. Nyuma yo gukizwa ukeneye indi bohoka kuri buri kintu icyo cyose. Imana ibwo umugisha. Be blessed. Dusengane wowe ugize icyifuzo cyo kubohoka, dusengane n'isengesho. Reka wowe umaze kumva wabohoka, ufite icyifuzo, ukumva hari ahantu uboshye mu bwenge, mu bitekerezo, mu mikorere. Urabona iyo bakubasha amaguru ufite umwuka wa limitation, ntushobora kugenda, ntushobora gutera imbere gutesa amaguru aboshye. Wazutse, ariko ubundi urebye igitangaza gikomeye cyane cyari ukuzura Lazaro.
natwe igitangaza gikomeye cyane ni ukwakira Yesu, ariko ntabwo byari bihagije. Wowe rero wumva bidahagije, reka dusengane isengesho. Wenda uboshye hehe, ni hano wumva uboshye, ni mu bitekerezo, warize, ufite ubwenge, uri umuhanga, uri umusirimu, ibintu byaranze, pfushije uko inshuro zirenga 5 abafiyanse, washatse visa byaranze, ibintu byose byaranze, uri umuhanga, abandi bigira amaproje akomeye, imishinga ikomeye bigacamo, ariko wowe byaranze, ufata amafaranga barahiye, byaranze. Reka dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, uko watanze itegeko ukavuga ngo Lazaro nibamuhambure bamureka agende, reka uyu muntu udukurikiye, uyu muntu ndi imbere aka kanya ndimo mbwira, mvugana nawe, wenda uri muri Amerika, uri Canada, uri Kigali, uri ahantu hatandukanye, uri ahantu aho udashaka kuba uri, ariko urimo kunyumva, ndakira ibohoka rye kano kanya, ndagusengeye mu izina rya Yesu, ubohoke bya nyabyo, ubohoke aka kanya. Dore n'ukumva ukumvira, niba wumvisha hari ahantu ibyawe byapfiri, ndatanga itegeko nk'uko Yesu yabivuze, bohoka mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Amen.